Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time, tunejejwe cyane no kuza kuganira namwe ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu mikino. Ni amakuru turi bwibande hano mu Rwanda, tugaca mu ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Mashami Vincent, ati ntago twakubaha Mali ku buryo burenze, agira byinshi atangaza. Turaza kugaruka kandi kuri 11 bashobora kubanza mu kibuga ku ruhande rw'Amavubi. Ni mu mukino rero uri buhuze u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Mali. Mu yandi makuru kandi turi buganireho ni ku cyiciro cya kabiri, amakipe ageze kuri 20 aya akaba yamaze kwiyandikisha mu cyiciro cya kabiri. Amakipe rero azahatanira kuba azamuka mu cyiciro cya mbere. Ni mu gihe kandi turi buze no kugaruka ku mugabane w'i Burayi, tukareba uko transferi zasojwe. Ni ku munsi w'ejo rero ubwo igihe kigura n'igurishwa ry'abakinnyi cyageze ku musozo, amakipe amwe namwe akagenda agura abakinnyi, ayandi diro zigapfa ku munota wa nyuma. Turaza kubigarukaho rero, tugaruke ku makipe yanyu mwihebeye, tugaruke ku bakinnyi aya makipe yagiye agura nuko rero ahagaze muri rusange nyuma yuko iri soko rigeze ku musozo, iri soko rimaze gufungwa. Turaza kandi kugaruka kuri Cristiano Ronaldo, uyu wamaze gusinyira ikipe ya Manchester. Kugeza ubu akaba yagize icyo atangaza, akavuga ati zari nk'inzozi zibaye impamo. Ronaldo yavuze ijambo ryiza rero ryanejeje abakunzi ba Manchester United, ni nyuma yuko agarutse muri iyi kipe muri rusange. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umutumirwa usanzwe hano kuri Mugisha Group Time, ariko warumaze iminsi ataboneka kubera ingendo zitandukanye yari afite mu bice bitandukanye muri za Qatar ndetse na za Dubai. Ubu ngubu ngo akaba akomotse muri East Africa. Ni umutumirwa wacu rero, twamuha umwanya akabibwira, ubundi tugafata akaruhuko gato, tukaza aya makuru tuyasasanura tuyabanga nta kinya. Mwakoze cyane nk'ibisanzwe, ntawe ugamije kuri Mugisha Group Time, ni DJ Manode nk'ibisanzwe. Mwakoze kumikazi. Ariko ngo isura yizengurutse muri iyi minsi, wewe bya Covid ntibikureba. Nta kazi ariko ndahari. Nagarutse numva mu minsi mike mbamare n'ubundi. Mpura hamwe ndahandi. Ntawe wawe hose cyangwa ntabwo bishoboka. Akazi kaba ari kenshi. Kabisa. Byose tuba turi muri football, ariko nubwo tutapfa ko umwanya ko byakaba, ariko uraboneka n'ubundi. Umupira ndabizi n'utuntu twawe. Reka rero dufate akanya gato, ubundi tuze aya makuru tuyarambura. Yes, tudatinze cyane rero nkuko bisanzwe kuri Mugisha Group Time, ibyacu ntibitinda, nago dutinda mu makona, nago rero tujya tuzarira. Reka aya makuru tuyahere mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni kuri Mashami Vincent, uyu nguyu ati ntago Mali twayubaha ku buryo uburenze. Ubu rero yagize icyo atangariza abafana b'Amavubi, ndetse anabizeza kugira icyo abafasha kugira intsinzi atanga muri rusange. Umutoza w'ikipe y'igihugu rero Mashami Vincent yagize icyo atangaza, ndetse anavuga yuko ikipe bagiye guhura ari ikipe ikomeye kandi ari ikipe bagiye kwitondera, ariko kandi batagomba kubaha ku buryo burenze. Anatangaza yuko Amavubi yiteguye neza muri rusange. Ni imikino rero yo guhatanira kuzajya mu cy'isi cya 2022 kizabera muri Qatar. Amavubi rero akaba ari mu itsinda E, aho agomba guhura n'ikipe ya Mali, n'ikipe ya Uganda ndetse n'ikipe ya Kenya muri rusange. DJ Manudi wagiye ukurikira Amavubi kenshi, wagiye ukurikira ibyagiye biba mu Mavubi, ibintu bitandukanye. Amavubi ni ikipe y'igihugu twese dufana, wagiye yikurikiranira hafi. Iyi kipe urayivugaho iki? Ikipe urabona itanga ayahe mahirwe iyi myiteguro y'Amavubi na Mashami, aho bamaze kugera hariya muri Maroc, bagomba nyine kuba bahura n'ikipe ya Mali. Nabonye mu kanya ushyiraho stat rwose ukavuga uti ndivubi, aya Mavubi uyiteguye gute? Okay, ngiye ku bwanjye ntago ntarukana Mashami cyane, ibyo yavuga ndamwumva. Nge namunyuze kamubwiza ukuri, narebye Amavubi kuba kera cyane, imeze iminsi nyakurikira.
ariko itsinda Amavubi arimo itsinda ryakinika. Iyi tsinda si itsinda rikanganye Uganda, Kenya na Mali. Nucuro usanga Mali nubwo ari ikipe ikomeye ntaryirenga ntiyajya mu gikombe cy'isi. Tubanze tubyemera ibyo bintu. Mali ntajya mu gikombe cy'isi. Mali ntagira atwara igikombe cya Afurika. Yego. Mali ntagira mu gikombe cya Afurika kure cyane. Ntagira nga kimwe cya kabiri. Yego. Okay, ritabira. Ariko ntago Mali tuzi. Ntago haba Frederic Kanute. Biratandukanye cyane. Ngiye kubwanya Amavubi ari equipe bayiseriye. Siyumvuze ko yajya mu gikombe cy'isi. Ariko iri tsinda yerekiriburi. Ariko uribuka yuko iri tsinda ikipe izakomeza ari izaba ihagarariye abayambere. Twumvikane ndabyumviza abayambere. Jya kuri Kenya nta kintu cy'u Rwanda gikomeye. Uganda nayo niyewe na Mali. Ariko uri kuvuga ikipe ziheruka mu gikombe cya Afurika. Twumvikane je kamuheruka muri za 2004. Umva mbanze mubwire, umva mbwiza ukuri. Nje nta mureka mbwiza ukuri. Amavubi aramutse abayeseriye. Abayeseriye. Amavubi yakora kandi. Nta bikinyire kugira beseri. Uko kubaseriye niko dukeneye. Urumva? Aha, kubaseriye uko sasa rero. Abakinnyi baje mu irushanwa batagiye gutembera. Donc icyambe visite bayivanemo. Yumve ko equipe igiye guhangana. No mutoza, donc ufite umutoza ugomba kujyana n'abakinnyi bumvikana. Bari kumwe aho ngaho. Igiye ari equipe iri serie simpamye yuko nje ndabona kabisa Amavubi mw'iri tsinda yakina. Iyi tsinda ryakinika. Bwetse ndaguze nawe umeze nka Haruna. Nje ndagurugera. Tumaze ndiva classification nk'eshatu cyangwa n'indi twaye gushaka igikombe cy'isi ndabyibuka. Kuko irya mbere twagiyemo byari bigatandatu. Twari mu itsinda ryarimo Angola bayamukije abayambere. Yego. Nigeria ya kabiri, Zimbabwe ya gatatu, Gabby ya kane, Algeria ya gatanu, ya gatandatu mwanya wa nyuma. Ira tsinda ryari komeye. Nta n'upfe no kwirota ari ha. Ariko n'Amavubi yarakomeye. Igikombe nani. Ubu dushobora kuba turi mu itsinda ryoroshye ariko n'Amavubi yoroshye. Twagiye. Unabuje gukikwa mu itsinda ryoroshye rikomeye cyo gihe. Twari dukomeye ugereranyije nande. Fata Nigeria cyo gihe. Harimo ba Maritinze. Harimo ba Okocha bari bakirimo. Harimo abantu bakokana. Harimo namuzamu bitaga nkuza Vincent Eliam. Harimo uriya bitaga Joseph Yobo oya mu defense wa Everton. Yari equipe yuzuye. Ariko n'Amavubi yari yuzuye afite bakatauti afite bakarekezi. Harimo bakitao Bodo. Banza icyo gihe kase. Ariko banza icyo gihe katekeza kinaga he. Banza wumve Amavubi yo yari ameze ate. Umva nkubwiye. Oya, banza wumve Amavubi yo yari ameze. Twibikane. Amabutegeko muri kajya muri kansiriga gihe. Suko arakomeye. Yarakomeye. Uretse gato twumvikane. Suko mu bisiko yarakomeye. Ajya muri kane. Yari equipe yari ishaka, yari ikinyi, yari ikize. Ni uko niko gukomera. Uko niko gukomera. Abakinnyi bafite matike, abakinnyi bakuze bazi icyo bashaka. Ngakompara nabo ubungubu. Abo buze bangubu nibakwizera nyine baba bari kuri Instagram. Urumva? Twagiye urumva. Tujya muri kane. Twandika dore ko mu gato tujya kuya muri kane. Cyo twamwitsinda ryarimo Uganda na Ghana. Ghana ifite Samuel Kufuru capitaine wa Bayern Munich. Urumva neza mu Bayern Munich. Harimo Stefan Apia Juventus. Harimo umuzamutaga O George. Harimo tipite Asante Michael. Abasiye ni Ghana nkubwira. Yego ndakumva. Icyo gifata Amavubi hano mu Rwanda Amavubi twakinishaga abenshi bari IPR. Bana Gandelias bakarekeza bari ku ruhe rwego nibagata twumvikane abagabo barabakinnyi bazi icyo bashaka ntabwo wabageranya twumvikane ntabwo ufata APS igagiye kwikompare ntabwo bishoboka ntabwo byashoboka icyo gihe n'Amavubi yarakomeye ntabwo yari icyo nimangiki namunoza equipe gukomera ikintu cyambere ngiki ntabwo ikomera kuko ifite abazinda ko muteri ikomera ko esprit ifite ubwayo sibyo ntabwo nka Senegal na France suko Senegal gutsinda France suko ariko mikurusha France ifite bari aba Emmanuel Petit bari bakirimo France ifite ba Fabien Baditeze suko Senegal ifite ba Diouf ntawe compare icyo gihe icyo nyeme cyambere iki equipe n'esprit kuri mu equipe umwuka uri mu ikipe ibyo ndabyumva none twaye tuzangira inyuma gato apeje gutsinda Zamalek kayiseze suko ape kubikusha Zamalek nufata poste par poste urasanga ariko Zamalek yemera mu gihe muri Afrika ifite ba Hossam Hussein ifite ba Ahmed Hossam Hussein ndo babatsimba barariye ifite ba Barakat bashaka muri Zamalek ari ya mbere
fata kugera mu Misiri zabeka gutsinda 3-2 ikigabe kuse 4-1 suko apari ya mbere kurusha Zamalek twanze kwemera ikintu kimwe abakinnyi barashaka iki sibyo abakinnyi barashaka iki tuje kujya muri kani match ya mbere Ghana dukubitiye wabo 2-2 iyaka tuje Kigali Uganda tungana 0-0 tuba tuje muri Uganda twumva ko byamaze kurangira dutsinda Uganda kimwezo cya gatete jimwe Ghana yaje mu Rwanda ekipe ikomeye itsindwa 1-0 tujya muri kanya donc twe match ebyizama twagiye gukina twagiye kuzice tumeze nk'abavuye mu bundi ariko abacye kweka abakinyi bakuru bazi icyo bashaka ni kuko nibyo by'ibyo ukivuga rero abakinyi bakuru uretse ndashaka kubwira Tunisia dutsinda 1-1 iwabo suko Tunisia twadukomeye kurusha Tunisia kuko tweze abakinyi bakeneye iki ibyo ngo ibisasa rero banzumenye ngo nimba ekipe bazi bamitse icyo bakeneye bakizi iri tsinda rirakinika ntabwo wakompanya n'itsinda bitwa mu kandi twakomezaga aho 2006 tujya donc tuwe muri kanye twashatse qualification ya Coupe du Monde twaye mu itsinda rifite Angola Niger Zimbabwe Gabon na Algeria ira ni itsinda twese ntabwo byadutunga byari ikomeye tubyemere 2010 itsinda twari turimo harimo Misiri harimo Algeria urumva amatsinda twari turimo ntabwo wakompanya itsinda ririmo Mali Uganda na Kenya itsinda riroroshye ariko uburyo ryoroshye n'amavubi yoroshye kurushaho uretse muri amo kanya uretse tugaruke ku rutonde rw'abakinnyi bashobora kubanza amavubi nawe uyumve ubundi ubone kumbwira ngo njyewe reka nkubwire sindi umutoza ntabwo nteze gutoza ariko njyewe mu matsinda twagiye tujyamo iyo tsinda wavuga riroroshye ariko intwaro dufite nizihe reka duce muri 11 bashobora kubanzamo mwizamu mvuye kuri Emery ndamwemera uramwemera cyane umugereranyije n'abandi banyezamu bahamagawe babakame oyamvuye kweli baba baragiye gusetsa abakinnyi Emery ndamwemera Emery uri kumwemera mu banyezamu bahamagawe sibyo aherutse no gutwara igikombe hariya mu gihugu cya Kenya agafasha ikipe ye gutwara igikombe cya shampiyona muri Kenya abakinnyi b'inyuma harimo Salomon Risarike ndamwemera uramwemera nawe harimo Rwatubyaye Abdul aka Kimoto rero uramwemera muri defense Imana ishimwe Emmanuel ntabwo wavivuye Ombolenga Fitina hanyuma mu bashobora kubanza mu kibuga hagati harimo umukunzi Yannick ndamwemera nawe uramwemera harimo Jihad Bizimana ndamwemera Jihad Bizimana uramwemera ndamwemera Jihad ibi rero ndakubwira urabona ntacyo hanyuma hari Haruna Niyonzima ntabwo ndamwemera uramushidikanyaho Hakizimana Muhajiri ndamushidikanyaho hakaza Kageremete Muhajiri ndamwemera Muhajiri wavivuye hakaza Kageremete niwe mwataka dufite ni nuko ari uhari rutahizamu harimo Tuyisenge Jacques nawe ndamwemera hanyuma mu bashobora kuza basimbura harimo Ndayishimiye Eric Bakame harimo Rukundo Denis harimo Ngwabije harimo Byiringiro Rage aba rero niyo kipe ishobora kuza kuba ibanza mu kibuga ndasimbuza uri gusimbuze ndasimbuza simaje gusimbuza hari Salomo ndashya Ngwabije ego hari Haruna Matekelage ariko nde nuko mbagenjemo Bizimana Yannick hari benshi bavuga bati uriya mugabo aba mu Bubiligi ntago akina mu Bubiligi nawe urabona akwiye kuba akina hagati mu kibuga muri misarasa muri minsi ari Jade arakina cyane njyewe uyu nasimbuzamo hari Haruna Nashyarage hari Salomo ateka Ngwabije kabisa ndabona kuko impamvu Ngwabije twumvikane muri ekipe niwe ngo natanditse nk'uyipinga ntabwo nyipinga muri ekipe y'ibisore kabisa na maje ya pe nta ruzingo batungamo kandi ibigango bya Ngwabije ekipe bakina yajya muri dueli ko yajyamo kabisa kuko usanga ni abatipe bakuze pe bafite kime bareba rero basore kweri hanyuma Salomon Risarike ukamwicaza akaba yajya ku gatebe namwicaza urabona ko ari ikipe nibura iyi kipe urayiha noneho ikiye cyizere wahoze ureba urutonde rwa Mali none turebye n'urutonde ni probable na ntago ari hame yuko abangaba aribo bari bubanze mu kibuga ukaba ubona urutonde rw'amavubi aya mavubi urayaha ikiye cyizere urayaha ayahe mahirwe ngiye byo nakubwiraga
Amavubi ari ekipe igiye imeze ifite spring y'abakitsi bafite na bagatete na bakatauti n'abandi. Iyi ekipe yakinika. Ariko se Mashami Vincent twumvikanye. Umurundi yagiye ari Bamako. Banganya 0-0. Bamako yuzuye, stade yuzuye. Ariko sura Murundi adufatishije twebwe twamucika. Oya, uriya Murundi adufatishije twamucika. Ubaka kanya Amavubi agiye mu kibuga n'Umurundi. Umva, ninde ufite amahirwe? Twumvika yeka mugize ukuri. Mu Rwanda asuko tubuza abakinnyi. Ariko nta nabo. Twumvika, oya akamwiza ukuri. Bacyo ufite bakinishe. Ndinzi nabikubwiye. None se Mashami Vincent ari ku rwego rwo gukinisha abo bakinnyi. Ubushobozi buke bafite akababyaza umusaruro. Reka mbaze nkubwire. Ekipe y'Amavubi gikubwanye kandi ubwanjye giko mbibona sindi umutoza we afite abafite ibyo babwira arabizi ariko twikanye ikintu kimwe ari umutoza memo n'abakinnyi bivane mu butembere si sawa babyikuyemo iyi match bakina ariko se mu by'ukuri umutoza ari ku rwego rwo gufata abakinnyi n'abamwungirije kandi ubona abamaso bose turagenda tubaganaho bari ku rwego rwo gufata umukinnyi bakamuremamo icyizere bakamuremamo esprit yo guhangana esprit yo gushaka intsinzi mu by'ukuri nibyo birashoboka kuko genda guhengero nabwo ati Senegal ijya gutsinda abafaransa si uko France ari yoroshye uretse gato ikibazo niba umutoza ari we ubuyoboya ingabo wese kamara nkubwiye ikibazo umutoza sibyo twumvikane we nibyo nzovuga ngo mukanye sigatsinda abafaransa si uko France ari yoroshye Angola ijya mu gikombe cy'isi imbere za Nigeria suko ikipe yari ikomeye kurusha Nigeria kitone tukemera amabo bajya kujya muri kandi 2004 suka muvuna ko mikusha za Ghana za Uganda sivyo iki cyameme ngiki abakinnyi bivanye mu butembere ubwo butembere ninde ubavanemo nimba uvuze ngo urazamutse ngo ugiye kureba za nyanja za Atlantique urebe ubutayu okay savaje dukutwe utahi nta kindi ibyo ngibyo iyo myumvire uwo muhate ubwo bushake bwo gushaka intsinzi mu by'ukuri Mashami Vincent n'abamwungirije bafite ubwo bushobozi bwo kuremamo icyo cyizere twagiye tubona umutoza ari ubuyobozi ziranga ariko ukajya kubona ashize abakinnyi mu kibuga ugahita ubona yuko afite ubwoba akabarusha ubwoba ntukirengagize twumvikane njyewe ubwanjye ntabwo warizi twese twarizi urabitwagiye pasike twarayizi kuki umunyeshuri azanye amateka amushyiramo azi ko ibintu bidashoboka akarota wa munyeshuri kuko ibintu abiye nyamuneka agasuta igipangu sibyo wowe ntabwo uzafata Mashami Vincent nose nkakwiza kuva mu Mavubi sibyo yazize chat akeshi na keshi noshika ko ije mubwiye ngo jya kuri chat yabwiwe n'umutoza se ntabwo natwe ndiko kujajinga abatoza n'abakinnyi bacu dufite bacu bw'abakinnyi dufite bo bameze bate kuko twumvi nimba ugiye mu kibuga ugasoka ujye mu butembere ariko se nimba uri gusiga abakinnyi bari tayari ukajya guhamagara abafite ubukwe ukajya guhamagara Kwizera yamuhamagaye ntawe utazi ibibazo arimo ibyo umva twese turi abantu sibyo twese turi abantu bavuga ngo twese tubyemere ereri ntago zibura ako n'imbere yarabaye byarangiye ntago tubisubiza inyuma ubu ngo bico turi kureba intsinzi y'Amavubi ahubwo bisho ngo dukosore sibyo icyo mu kisasa rero gukosorera mu kibuga ntago Mashami rwambare jezi ngaje mu kibuga ariko ni wowe uri butange umurongo none se babwira niba batumva natangira gufata aba defenseri 8 agashyira mu kugarira agashyiramo aba defenseri 8 agashyiramo aba mediateri bangahe 5 agashyirayo agashora umwata kumwe bano babyiringiro rage bashobora kwataka bashobora kwirukanka akabicaza abakinnyi bazakina ibiki twumvikane sibyo nimba byo ni equipe aho ikipe bwayo cyicambe n'umutozo donc nabakinnyi nimba umukinnyi adafite umukumva yatsinda equipe si umutoza yakora iki umutoza ntacyo yakora ntabwo wamwe ngo byose tabishyira ku umutoza arenga umutoza ntabwo arimo kujya mu kibuga niyo mpamvu nta bakazi akaza aje gutoza equipe banze uri gutoza abandi ariko se wari bwabone ikipe itsindwa bakirukana umukinnyi cyabirukana umutoza ariko bunye batashye umutoza nukuvuga umutoza niwe ufite inshingano yo gushaka intsinzi niwe uba warahamagaye bari abakinnyi niwe ugomba kubabyaza umusaruro ibyo byose rero rwanza ruguruca abana igice n'imira cyambere ngiki banze uri gutoza nde nimba
kuko umutoza nawe yatsinzwe n'araseberega nose nimba amashami kari gutoza Amavubi yakifuza gutoza Misiri yabyifuza agize yabyifuza gute se atari ku rwego rwayo ntabwo ari ku rwego rwayo aramutse afashe CV ifatika fata urugero none se CV ko yubakwa CV barayitoragura wari wabona ahantu bakopa CV ntabwo bayikopa umuntu arakora akavunika akayubaka ni ukuvuga ngo rero aka kanya Mashami Vincent nubwo akeneye intsinzi twumve niba batoza Amavubi ariko azayikeneye gute aratsindwa bakamuhemba kumwongerera amasezerano wabure umva mankubwiye twe dugakunda abakinnyi atoza bo nimba ufasha umutoza ufasha abakinnyi bajyana ikipe igiye gukina bamwe bajya muri chat abandi bajya mu bindi bari muri byanga tutazi n'ibyo byari byo sibyo gicinema cyambere ngiki abakinnyi bo bari seriye twumvikanye ninde ubagira seriye azabijwe n'umutoza none umutoza niwo utanga urumva nk'ushyira ku murongo abakinnyi umva mbaye nkubwira ari aho abenshi bazirukana nagwa bigire mu bigo by'amasegonderi wasanga nta n'umwe bacyorora bagitunga ku bigo by'ama ko abanyeshuri tunga discipline afya nyayo baramufata bakamuhana bakamugaruramo ako nikosa nuko nuko tugomba gukora turera abajeyi ntabwo ari baje reka nkweke ndikinema cyambere gihe cyose abakinnyi umva nkubwiye bacu mwarabishe gice nsaba abakinnyi ngiki ndabyumva twarabishe gisoba gihe nsaba abakinnyi ngiki ngiye kubwanjye nkanje ubwanjye abakinnyi first of all babiseriye bahegoya gutembera ibyo babyivanemo ugiye mu kibuga kikugenzamo amajwi dufite namwe match yamagiye kwakiza yakira muri Maroc ntago ari bizabiri Bamako kwana twamuri gupefita icyo kintu ubwo muri match zasanga maze aba yasuye naje twasuye niko mu match niko bimeze ibyo ngibyo ntago wabizana kuri Mali hanze ibyo ngibyo byo kuvanga ikipe ngiri mu rugo ngo ikipe gihanze bisigaranywe n'amakipe aciriritse iwacu atazi icyo gukora ikipe irazika gukubitira iwawe wowe maruvuga uziyamari ya kera oya Mali ari none sika Mali mu gutaka yageze he Mali ntajya mu gikombe cy'isi ariko se ayo masango nyafrika ihoramo wowe yaheruka ryari nuviramo mu munuze Mali ntatwara kanya sibyo Mali ntaninga kimwe cya kabiri ariko uri kwigereranya n'Amavubi nawe ugiye kuba nk'amashami ngo ntabwo wayuba oya njye ntabwo nakompara Mali n'Amavubi unyumve neza ntabwo nakompara Mali irakomeye pe Mali ni ekipe ikomeye rwose ndabyemera ariko nani nakubwiye ngo ntabwo afata itsinda tuma dufite Uganda na Kenya na Mali ujya kompana amatsinda twaza mu minsi yashize birakutandukanye cyane icyo nemye nacyo ngiki aka kanya abakinnyi babayeseriye bakabaseriye itsinda ryakinika birumvikana ariko se icyo uri gusaba ikintu uri gusaba nuko bagomba kuba seriye nicyo nari kintu barabaseriye mu buhe buryo ngo mu sasa rero nimba twagiye gukina muri Maroc ntago twari kwinyanshi za Mediterane ngutembere za Ravana ariko se ubuseriye tutabonye mu myiteguro turabona hari amwe ndacyakubwiye nitwamura kuza ngo tujye muri Kenya tembere za Nairobi je za Kampala ntago twari gutembera byibuza je namwe kwambwiza ukuri hari ukuntu ekipe ikintu ubona ukabati ekipe ubwitsinzwe iratanga n'ikize kuti cyo kuzatsa mu match kurikiyeho siko ariko njye kwambwiza ukuri byibuza ariko Amavubi ahatandukaniye n'andi makipe aratsindwa ariko ukabona ari gutanga n'ikizere cyuko match izakurikirana none azongera agatsindwa ni Mashami Vincent ufite ubwoba yatangiye kuvuga ati turasaba abanyarwanda rwose mudusengere rwose mudushyigikire kubashyigikira ntago ariko iyo utangiye kwiyambaza imbaraga z'amasengesho urasenga Marisa yo nisenga nje reka maze nkubwire icyunkwemera kimwe kano kanya ngiye sibyo uri ukacyanye mu gikombe cy'isi harimo mitsergamo Senegal harimo Pologne Colombia n'Ubuyapani ntawo bitanye n'iringiri aya mikipe selective uzi gufata kuko uzabone itsinda ry'urimo wa ekipe ntubone itsinda aho nizatsindwa ya kipe yatsinda wakina kuko je ntawe uri munyubisha kandi ariko se kugeza ubu ntabwo ureba Amavubi kubona igitego cyabo uba mubwire ntawe uri munyubishe ngo Mali yaza tugakina meme nizaga nizakina ikipe zikiha ntabwo washaka undebere uru rutonde duhoze turureba umva nkubwire oya dufite urutonde hano imbere yacu duhoze turureba ni urabona igitego cyava he reka mbwize ni Kagare Media yaheruka mu kibuga ryari oya twumvikanye shaka tuyisenge n'ibyabonaniye muri APR rero nitwa kureba poste kuri poste
twasanga muri ikomeye kurusha Amavubi irabwo burya irakomeye ureba Wanda nabyo. urambwira ngo igitego kiri buve hano mu Mavubi ureba uyu Haruna niwe uri butange passe ngo Umva. ziri buve Ibi ibitego ngibi Haruna donc- ari budufashe donc ibi match ngibi. wakurikiye match amaze gutera Haruna aheruka igitego ryari ni kera cyane Haruna aheruka assist ryari ni kera cyane none aka kanya kuri Marisa nibwo ari bubikorera ariko rero namuvanyemo nashyizemo ragi aha Na- Kagere Med Kagire Medi wamuteganya ntibyamunaniye muri Simba Ariko- ntiri kumwirukana ntuze Simba. umutoza oya aho ngaho ugiye kuvangavanga ibyo kuze oya Uva mu ariko bwiru. ureba forme z'umukinnyi yakura muri club nizo azana mu ikipe y'igihugu nibo dufite nibo dufite Nibo dufite. hanyuma rero Ariko twemere nanjye- n'ibyo bari buduhe umva namwe ukambwiza ukuri match iri muri Maroc siko igiye kubera urahanga dufite match esheshatu dufite dufite Mali i Kigali na Ribama ubwo bigiye ko ya Agadir tugatunga Kenya i Kigali na muri Nairobi Kenya, na Kampala na Kigali siko bimeze iri tsinda ngusubiriremo ni ubwa mbere dutomboye itsinda mu madiferi yaryo iri tsinda mubwire ikizarivamo ndabizi nibura Amavubi azanganya na Kenya i Kigali ariko umva nkubwire nakora ibitangaza agira indi kipe imwe banganya amanota abiri yonyine njyewe Mashami Vincent ntazayareba njyewe reka nkubwize ukuri reka nkubwire ni ubwa mbere dutomboye itsinda rirakinika ariko Sinkubeshye. ibintu byo kuvuga ngo amakipe Uretse aroroshye gato. nibyo byakozeho ya kipe yaje ikatangira ngo abakinnyi ngo ntabwo bafite jezi ngo bambaye jezi zishaje ngo ikipe ngo yaturutse muri Kenya ifite krize hanyuma yagera ibyo bayikoreye warabibonye ibyo bintu byo kuvuga ngo ikipe ngo ziroroshye ngo itsinda rirakinika wapi aya makipe arakomeye twabonye Uganda iheruka muri kani ntabwo twaheruka urumva ikipe ya Kenya nayo yari iriyo urumva umva nkubwize ikipe ya Mali ihorayo muri iri tsinda Amavubi niyo aciriritse ndabeshya se ntabwo ubeshya ubeshya. oya ibyo uvuga none uratanga icyizere gute Oya, umva nkubwire. arega ikintu gishobora kuba cyoroshye ariko woroshye kukirusha ngiye kamubwiza ukuri kano kanya ngiye ku bwanjye uyu muri tuvuga n'ubu ngubu n'ibyo match nyinshi nagiye zira z'Amavubi twavuyemo twatsinze nari mbibona ariko n'ubuvuzi bwa dutomboye itsinda umva difiri yaryo sinkubeshye simvuye ko twajya mu gikombe cy'isi simbibe ngo twajyayo ariko nose uretse gaturika guseka dufata igikama nkubaza urugero dutsinze Kenya byari igitangaza nsubiza tufashe Kenya tukayikubita byari igitangaza ntabwo ari igitangaza tukayikubita i Kigali niwe wabonye Nairobi byari igitangaza njye byantungura Uganda iramutse ije i Kigali tukayikubita ni igitangaza igitangaza gikomeye cyane uretse reka guseka umva ariko hagabanyije kurota wa mugabo njyewe banyarwanda mu nyumve njya Amavubi nyahagazeho 100%. wamba wari ukareka kurota kumama ntawe ndi gushuka abantu ntabwo mbashuka umva ngusubiyobya ntago winyobya umva nkubwiza winyobya ndimo ndakubaza ahantu igitego cyava ukahabura igitego kirava he twumvika igitego ni urupfu sibyo kirategurwa ariko n'uyu muzamu wacu Emery yazamuka akagitsinda cy'umutwe match yawe sikora neri nose kamubaza none sura mutipe wa Liverpool hari uwo muzamu ariko Beke ntabwo atari Liverpool n'abenjo bundi kuki utabikoraho kuki mupinga ariko nose Beke ejo bundi wajya kuma analyse zikomeye cyane ariko uyu munsi urafana kabisa ntabwo ari analyse umva nkubwiza ukuri ngiye reka nkubwire igitego ntawe utagitsinda ni nk'urupfu mu ngendo umazemo iminsi banza warahuye na Mashami akaba yagutegura oya umva nkubwire umva twumvikanye njye nose kankubaza nawe twumvikanye ikintu iyi Uganda indatira uyu ngo heruka muri kanya ifite iki ni ikipe ikomeye ntabwo uzi ko Uganda ihamagara abakinnyi nibura 11 wari abaprofessionnel dufite natwe 14 bavuye natwe bari muri iyi kipe bari bubanzemo twagiye umva rwatuje akinaye akina i Burayi Nirisarike Salomo akina i Burayi Jihad akina i Burayi hakazamo Imana ishimwe Emmanuel Mangwe akina muri Maroc Fitina Ombolenga abo barahagije ngwabije deja muri 10 babanjemo tubonyemo 7 bakina i Burayi twumvikanye ibitego tukabisakishwa none kamaze nkubaza Uganda mu ndatira muri kandi zasigara ntizajyayo Uganda yarasigaye iri tsinda none ndetse gato muri Uganda ukundatira iyo ngira amanuka mu cyisi ijya hehese umva nkubwire kandi zaba Uganda ntirimo yarasigaye iyi Kenya uri kundatisha yarasigaye
ubu aka kanya ekipe duhanganye nayo ni Mali kubera Mali nayo turayikubita akira kutwana umva nkugize uko njyeka ngusubiremo njyewe ntaciye ku ruhande njyeka kandi ngiye kuri kwimamo kano kanya njye ku bwanjye akandi njye ku bwanjye ndi kubona Amavubi turi gutsinda amakipe hariya. Mashami Vincent ni umutoza ufite njye nakubwiye ngo azaza ntajya guparika za bisi ze gashyiremo abadefenseur 11 kesi dushobora kugira ngiyi nuko ntabaye umutoza ariko yanjye ekipe najya kinayataka ariko cyangwa natasona kuri ku ikipe nka Mali tuye gukina nayo ni 50-50 ataga 50 unazifande 50 kuko n'abatipe bibaraga nujya gucishaka kujya kuye kwataka nkabo bakwica nawe ushyigikiye guparika bisi oya nawe ushyigikiye wabatatse se nabo bakakwataka icyo nyuma nanjye ngiki reka tugende kwanza mbere ya byose Mali tuve muri Mali tukayoga i Kigali Kenya ku cyumweru kezi dufite Kenya ku cyumweru iyi tsinda ryakireka iyi tsinda ni itsinda wakina kuko ninagwa nk'urugero twaje kuya muri Kane twari dufite Ghana rikomeye itsinda ryacu turanje apenya guteza guseza Mareke suko rikomeye kushaza Mareke sibyo nta kuntu mwango rero aka kanya itsinda turimo simvuye ko twaje mu gikombe cy'isi ariko itsinda twazegeza ama equipe ngo twaje uyu Haruna Niyonzima umva dukubita Maroc Kigali byibuka twakusanga Maroc 3-1 Nyamirambo abayibikubise se urabibuka nose nicyo cyo gutsinda Maroc nuko twakomeye kusha Maroc Amavubi yarakomeye yarafite umutoza ukomeye ntago ari umutoza wishakisha yarinde umudage n'umukanizi wayo ntabwo ari Mashami Vincent ndabizi ubwoba ikibazo gifite ku mutoza wowe umutoza n'abakinnyi n'uburyo bahamagarwa ndetse n'uburyo bahagarikwa mu kibuga reka nkwereke ngiye ku bwanjye nibyo nahoze kuvuga ibyo byose uvuga rero ntabwo yaterwa uyu munsi ngo ukore mu kanya saa aka kanya ni umwanya wo gushyigikira Amavubi nibyo nabyemera urumva Haruna Niyonzima akavuga ati ndabona umusaruro tumaze iminsi tubona hari icyo ushobora kuzadufasha umusaruro u Rwanda rumaze iminsi rubona hari kapiteni w'ikipe y'igihugu atinyuka akavuga Amavubi yisubiyeho kuva Amavubi muri CHAN mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri Amavubi yafite isura nshyashya ihe sura se yakinnye ni bitandukanye n'Amavubi yakinnye umukino se bavuga ngo afite isura nshyashya ndaguha urugero tujye twaje muri CHAN twakinnye match 3 so twakinnye 3 enye hapo ngaho kuko twatsinzwe na Guinée si national kimwe cya kane kimwe ku busa tunganya na Maroc 0-0 tunganya n'Umugande ubusa ku busa dutsinda Togo 3-2 turaza tugera i Kigali match twonye gusa twakina nuze na haza Mozambique twita 1-0 sibyo cyarage tujya muri Cameroon Idouara tunganyeza nayo 0-0 tugaruka i Kigali mu kwezi kwa karindwi ejo bundi kuri match international game za gishuti haje Central Africa twaye ku ibitego 10 mu match igihugu kibereye mu ntambara uri umva twumvikane munyobye ariko se uriya mutipe wa kibonobono uza yikomanga ku gatutu kigenda urusama ibyo ntabwo byumva twumvikane ariko uva wacha utachasa ni ekipe yaje ni ikipe y'igihugu yari Arsenal ronde yagigatsinda ikipe muri Karabao ibitego 6 urumva yaragarutse byo Man City yayikore warabibonye urumva ariko byubiza wowe oya ibyo tubivuze yo mugaje ngiki cyo kuvuga ngiki bazumve neza byibuze tubonye ko kuva mu gihe muri CHAN uyu mwaka ntago dutsinzwe match imwe gusa tubyibuke neza uyu mwaka kuva watangira dutsinzwe match imwe sibyo ngenda batuma vuba twatsinze zingahe twatsinze Togo ugiye kumbana na za Central Africa ngo twatsinze umva se kuko twatsinze mu match nka 7 twatsinze twanganyije mu ebyiri Uganda na Maroc sibyo dutsindamo Togo dutsindamo na Mozambique tunganyamo na Cameroon ya gatatu twanganyijemo tunanje dutsindamo na South Africa njiko mena karuka n'umuzi njete na muda Amavubi arimo muda bavanye muri CHAN Amavubi match yake hakareka twitegereze umva sincu rubanza sino gufana aka kanya ndibuka tujya gutsinda Ghana bavuga ati Ghana 3-0 bingaye babaraga ibyo bashaka ariko nta kubeshye Amavubi abayiseriye
donc akakipe y'ugutemera akabuvamo akakipe ijya kwitabira ikajya igiye ntabwo igiye gutembera ntabwo bagiye kwitabira bagiye guhangana muri make yavura bagiye guhangana iri tsinda ryaje simvuze ko twakijyamo ariko byajya ku munota wa nyuma tugifite amahirwe umva nese ndi nakubajije iyi Uganda wambwiye Kenya wambwiye Mali wambwiye ibintu by'Amavubi tubisoreza umva bavuga Amavubi umva se nje abanyarwanda banyumve sugufana siniki akitsinda ryakeneye ndagutumiye kuri Mugisha Group Time ku munsi w'ejo uzaze nkwereke Amavubi nkwereke n'amashami wayo nkubwire nti aba bantu baratubeshya umva nkubwire wifatanya nabo kunyobya utsindwa Amavubi ndayakundana n'ayashyigikiye ariko ibyo umuyitezeho njye gato mvuga n'ibyo none nicyo kintu nkubwira mu kanya Amavubi nitwatsindwa birashoboka ko twavamo nkuko mwabipanga ngo mangi ya mbere Uganda kabiri Kenya gatatu muvuye ku mwanya wa nyuma niyo twatsindwa niyo twavamo njye abatoza n'abakinnyi ntacyo banyitabazaho ntacyo waza kwitwaza muri ntacyo banyitwazaho bitandukanye n'isi yashize twagwaga muri za Misiri twagwa muri za Maroc izo ngizo na za Nigeria aga kanya Amavubi mutavuyemo ntacyo nzi wakitwaza iki reka n'ibyo hano ubundi tuzayagarukeho ku munsi w'ejo twamaze kubona resulta zayo twabibutsa ko ari match iri bube ku isaha ya 3:00 z'ijoro za hano i Kigali ikabera rero kuri Adra Stadium ni stade rero yakira ibihumbi bigeze kuri 45 by'abafana muri rusange akaba ariyo stade rero iri bwakire ikipe y'igihugu Amavubi twifuriza Mashami Vincent n'abasore be amahirwe masa ndetse no guhesha intsinzi ikipe y'igihugu ikipe y'abanyarwanda ikipe dukunda ikipe kandi dufana rimwe na rimwe nubwo tuba tutayifite icyizere ariko mu by'ukuri turayikunda cyane ko hariya ari idarapo ry'ikipe y'igihugu ari idarapo ry'u Rwanda baba batwaye muri rusange ndabona usa naho ugifite icyo wongeraho ndabona Amavubi udashaka kuyarekura njye mfuna Amavubi mfite jezi Amavubi ndi umufana wayo njye ariko njye navuga ngiye ntamunoza njye yaba umutoza yaba y'abakinnyi njye ramutse umbwiye ngo mutsinzwe nk'akana gato udashimishije Amavubi udashimishije no kabanyarwanda ntubashimiye mu itsinda nk'iri rwose abanyarwanda ibyishimo bito muri nabiseze duhita dutangira gutegura bundi bushyashya niba umbwira ngo njye gitsinda uraje marira gukubise Uganda kogeye usoje uwa nyuma ruwa kangaye mwabanyarwanda ibyishimo mutima nabiseze ufite abakinnyi bakuze nka ba Haruna kuko iri tsinda nimba njye mbigusubiremo nimba ba Muhajiri bamaze kwitabira amarushanwa menshi atandukanye nimba hari igihe Amavubi twatomboye neza n'ubu ngubu ubu twagwa muri za Kameruni bya Nigeria ibyo bya Algeria na za Misiri ariko Amavubi nimba mudashimana na Rwanda mwitsinda hangaha ntimubashimisha ubu ngubu rwose mwa Amavubi mwe ntacyo mwakitwaza nawe urahita uyakaraba Mashami Vincent nawe ubone ko nta cyizere mufitiye abakinnyi ubone ko tugomba kugenda tugategura bundi bushyashya urambwira ngo nimba akanya umbwiye ngo we uri Mashami uri abakinnyi itsinda rya Uganda yakunaniye Kenya na Mali niyo wazanamo za Djibouti reka ntihakibaye none se musogwe muri za Algeria ukagwa muri za Cote d'Ivoire uzakora iki ukugenda ugatiragoringa ukadefanda bakagutsinda igitego kimwe ukavuga uti twagerageje umva nkubwiza ukwingiye gusubiremo ngewe ukavuga uti twabonye experience urumva experience rero tutagize aho twabakoze amakosa twahabonye tugiye kuhakosora umwaka ugashira undi ugataha bakaguha amasezerano bakakongera ndi ukiri muri experience iyo interview tumaze kuyihaha sivyo iyo interview nani nayivuga ariko reba experience umukinnyi nka Haruna Niyonzima abagishaka umukinnyi nka Hakizimana Muhajiri umukinnyi nka Kagere abakinnyi nka Jacques Tuyisenge ngo baracyashaka experience Haruna match ya mbere yakinaga na Guinea Equatoriale wese n'ibitego biri Kigali byabi gatandatu rikari yarakiri Haruna usaracyari Haruna nabyo mvuga ni ibisasa nibyo ndaguye ngura mu kanya nimba Amavubi atabasha gushimisha abanyarwanda muri iri tsinda rwose nge ndababivuze abanyarwanda n'Rwandakazi intsinzi turayihoreye gusa turebe nk'abandi tujye gutegura bundi bushya nimba itsinda byibuze simvuze ko twajyayo
ntabwo mvuze ko twariyobora ariko kumwe abafana bafite icyizere bikajya ku munota wa nyuma ekipe ikihagazeho sibyo tuvuga cyo apana gwebe ekipe kuri match ya mbere ugaza kubisa 3-0 mu kanya mari kubisa 3-0 Kenya ari kubisa 1-0 ukareba ugasanga donc utakagiye kuri match imwe y'ivyi byibuza hatanu byo ku munota wa nyuma nawe bifite icyo cyizere na match zizakurikiraho ariko nawe ugiye kunzana bya nibyo kugera kure hashoboka nabo bagere kure hashoboka umva nkubwire ugeze kure hashoboka ntuturisha imitima twebwe ntacyo bintu ikibazo ngiki sasa ni ukuva kure hashoboka wagutirwa mu matsinda reka ariko buriya kure hashoboka kugeza n'ubu yaramenyekana hari ndeka musuje kujya kumva mugiye equipe yitabiriye sivyo wonye mu rushanwa runaka cyo kubganye equipe igeze kimwe cya kabiri fo ndafata nkagaje cyangwa coupe du monde gaje kimwe cya kane equipe nabo yasamabuye reka kuko ni benshi baba batashye nyemerera rwose nyemerera ibintu by'amavubi reka ngusubiremo ngiye ahubwo dukate mu cyiciro cya kabiri amavubi iri tsinda tunaniye twiturize tube nka za San Marino cyo kwira abastari ku bibuga nkuko president wa Republika yabivuze ati rwose ibyo umupira byaranani tujye twirebera kuri televiziyo reka tumanuka mu cyiciro cya kabiri amavubi tuyamaze hakanya byari ngombwa kandi ko ni ikipe y'igihugu ni ikipe twese dukunda reka tumanuke mu cyiciro cya kabiri cyiciro cya kabiri byagiye bivuga kenshi ko kitazakinwa ikipe nka Sunrise ikipe nka Muhanga ziratangira rwose zirisuganya zumva yuko zizakomeza mu cyiciro cya mbere nyamara zarakoreye kumanuka ariko cyera kabaye Ferwafa yaje gutangaza yuko iki cyiciro kizakinwa ariko kandi amakipe azakina iki cyiciro yamaze kugenda yiyandikisha n'amakipe ageze kuri 20 n'amakipe arimo Rwamagana City FC harimo ikipe ya Vision FC harimo ikipe ya Winners FC ikipe ya Heroes FC ikipe ya Kirehe FC Intare FC Mpesa FC Rugende FC Gasabo United Vision Jeunesse Nouvelle FC ndetse na Interforce harimo amakipe nka Esperance Sportive do Kigali akaza amakipe nka Nyanza FC hari ikipe ya La Jeunesse FC hari ikipe ya Magaje ikipe ya Gicumbi ikipe ya UR ikipe ya Etoile de l'Est ndetse na Pepinieri muri rusange aya niyo makipe yamaze kwiyandikisha nubwo byitezwe ko harandi makipe ashobora kwiyandikisha aya makipe by'umwihariko ndabizi ko uri umufana wa Etoile de l'Est wagiye rwose wisiga marange Etoile de l'Est ukayikurikira ubushize wari wisize insenda uraza rwose unyirya urambwira Etoile irazamutse nyamara ku munota wa nyuma tubona yongeye gusinzirira mu cyiciro cya kabiri ni ikipe ifite ubunararibonye mu cyiciro cya kabiri ikibuga ni ikipe yiwanyu sibe nibyo ngibyo umwami ikipe yose uko makumyanga ndaceke twanye ikipe imikuze yawe nazo yoza ari flash ni La Jeunesse sindabana amagaju ziriya yararambye nakijemo misi yashize amakipe nka Gicumbi ahangaha rero ntabwo nabonye ikipe yizatezamuka ariko nk'ikije si ugufana kundi ntetse n'ufana ariko twari yari yubatse ukurikije ukuntu iyo mutoza kamarade yazanye abakinnyi yagiye igura igendeka mu kintu nka Kambayisa itajandi umukinnyi uzwi cyane wakinnye muri Rayon Sport akabica bigacika yakinnye muri Rayon Sport yakinnye muri Rayon Sport twari hano simvuze ngo yazamuka cyangwa yasiga ikipe ubona ko iyo yitazamuka twari afite gahunda nje no kuya mukanya ikibazo gutsindwa utsinzwe gute numva ikibazo nta mutatsindwa aho gutsinzwe gute uzi gutsindwa unatanga ikize kuri match nayo uzayitsindwa numva ikibazo buriya ngiye karistika mu isuku beshya ngiye ndabutse nje ndumutoza cyangwa wenda ndi umufana cyangwa mfate umufana equipe yanjye kaza ikajya mu kibuga sinota 90 bakina ekipe yanikazi gatakaye guta amapoto amakoni n'amakufra ikiyamije igacana umuriro ku minota 76 adversaire akaza agatego kamwe bya bindi by'umupira warabibonye no kuri Manchester United jo muri kina na Wolves ukuntu Wolves yaje kata kabisa kakajya kuramo igitego ku murongo bikarangira Manchester United iteyemo igitego kimwe igatwara amanota gutyo ibyo byo bibaho ntabwo nababara hariya rwose abateye ikipe ubwitsinzwe ariko ubutaka bise ikipe yakora kandi hari nibyo ngivuga sasa ekipe nkayitwari izamutse savaboni ikipe yacu izamutse byaba ari byiza kunda nayifara n'ubundi ikibazo utsinzwe gute
ndetse nk'ukiye twari match zabo myinshi cyane mu gihe cya Bajuma ba Sadi bariya ba Pacifique nyakwigendera ba Trezeguet bakika ba Rukamba ni ikipe donc naciye ubwenge twari nyibona naciye nize kuvuga niba kuvuga twari Deste nyiriye kinaga cya kwa Padiri ekipe nkatwa kutazamuka etwa nta ikibazo cy'ubuswa ekipe etwa ekipe icitse ikibazo kiba hehe ikimyanya ntabwo wamenye ibyo gupfira hehe bipfira mu miyoborere ntugace ibintu ku ruhande ntukarume ngo uhuhe bipfira mu miyoborere bari abakarisa bari abantu bari aho bagwirirana twebwe turi abafana ariko buri bagushyira muri ekipe akagushyiramo imbere wabibona buriya twe turaza ku kibuga twambara jezi nta kintu tugakora nyine ahandi kubwaye ku byo nabonaga kubwaye nkayitwara ibaze impamvu twe turazamuka gazizaga icyo gihe hari ekipe hari za Trako hari za Electrogaze hari za Kiste ariko mu myaka yose imaze icyo gihe si icyo gihe okay cyakoza icyo kwenda kakacu wavuga itware yiyubatse nubwo itazamuka aka ekipe ifite gukora oya nibyo ngibyo nubwo itazamuka ntabyo kuvuga ngo wagerageje nizamuka cyangwa se byihore nizamuka iraba yabikoze nitazamuka iraba byayibye ibyo kuvuga ngo simvuze ngo nanjye ngo nisigareyo oya kwe twareka mu cyo cyambere 98 tegereje mu cyo cyambere buriye hashize imyaka 20 na mu cyo cyambere ariko ntago igisiba kwitabira ariko kwitabira ntawe byananira no gutsindwa ntawe byananira icyo mwanga iki sasa rero igikomeye giharanirwa ni ugutsinda ibyo byose ntabwo twatwareba ngo ariko byibuze wenda nibazamuke ariko nitazamuka kakanya etwa ikipe ifite ngo kwazamuka kuko etwa ntago ikibazo kuvuga ngo wenda ngo nubuswa ntago ari ubuswe twarizira ekitwa ikipe yubaka bugize ishaka ngo yazamuka isaha n'isaha akarere ka Ngoma ni gakora ibishoboka byose gashora umufungo ikipe ya Etoile de l'Est izamuke ibikorwa bya leta ibikorwa remezo leta yatanze n'amafaranga etwari izanazamuka ahubwo nitazamuka ikibazo kizaba kiri mu miyoborere kizaba kiri mu buryo ibayeho muri rusange kuko abakinnyi arabaguze urumva ibikorwa remezo birahari uturere twagize amahirwe yo kuba dufite stade nk'iriya ni duke niyo mpamvu rero ibikorwa remezo bigomba kubyazwa umusaruro reka dutageze turebe reka nazakire zirashaka kugaruka na za Rwamagana City nabona ivuga ati rwose tugomba kuba tuzamuka ariko uretse ko nabonye yuko amakipe yo mu ntara y'Iburasirazuba bishobora kuba uturere nta kintu dushyiramo la jeunesse iracyaba fonda ngo izamuke ubu ngubu ikipe yose baga mu migi yaciye migisi yaciye nyaka rimwe yazamuye yaciye yazamuye jeunesse ajya muri Kiyovu nibyo hacemo migi yazamukiye arundi ariko hano harimo amakipe abazitabira gusa ariko atazamuka nk'Intare FC urabizi ko ari akademika APR ntabwo yazamuka ntabwo ikipe z'urwego rumwe zose zakina icyiciro cya mbere Interforce nayo bavuga yuko ari ikipe ya kabiri ya polisi nayo ntabwo yazamuka niwese ziba zije mu biki kurya bije ni nka za Barcelona B ubundi byakaba ari kutude reka twikomereze ku mugabane w'i Burayi isoko ry'igura n'igurishwa ryaraye rirangiye ku isaha saa sita z'ijoro rwose bari bayishyizeho akadomo amakipe rero yagiye yiyubaka ku buryo bugiye butandukanye amakipe rero ku munota wa nyuma akaba yagiye asinyisha abakinnyi ni mu ijoro rero ryo kuri uyu wa kabiri hari ku itariki ya 31 Nyakanga Kanama nibwo isoko ry'igura n'igurisha ryarangiye amezi najya bakuyaba ntabwo yazi umushyarwa izige yandirimba najya ndimo yandi bayiga bayaririmbye koza kamwiza ukuri Kamena na Kanama zaturitse ngenzi Mutarama na Gashyantare na Werurwe cyo kibazo okay sawa abakipe rero akaba yagiye hindura isura ku buryo butunguranye abakinnyi basinye ku munota wa nyuma harimo Saúl Ñíguez wa munya Espagne ukinira Atletico Madrid yaje mu ikipe ya Chelsea ikomeje kugenda yubaka ku buryo bukomeye ifite gahunda rwose Antonio Griezmann yasubiye muri Atletico Madrid avuye muri Barcelona yasubiye mu rugo ari muri Barcelona byaramugoye kabisa abantu bavugaga ngo nukubera ngo Messi ngo niki ako Messi arabishye gikomye Messi cyana okay sawa nibisanzwe rero amakipe akunda gutungurana ku munota wa nyuma ukabona diro ku munota wa nyuma ziciye mahirwe nk'iya Saúl se wagize ni diro yoroshye ako byabaye ejo kumamo
ariko ni ku munota wa nyuma nta dirimo ya danger. abakinnyi rero twavuga bagiye bagaragara kuri iyi soko saa 5:45 Saul Niguez muri Atletico ajya muri Chelsea yahise yinjira muri Chelsea. Hanyuma saa 5 zuzuye Salomon Rondon uyu nguyu yakiniraga ikipe yo muri Daria Profession akaba yagiye muri Everton. uyu muzi se uyu naho ni babandi babakiri kwisakisha. hari abakinnyi nka Tumaisu yavuye muri Bologna yerekeza muri Arsenal. abandi bo bakinnyi Arsenal isigaye yigurira Takehiro Tomiyasu ntabyatumye use ni umuyapani ukomeye cyane ahubwo none Arsenal irazima nose umuyapani ukomeye mukanya nahoze mbona ifoto bafashe abakinnyi Arsenal yagiye igura utuntu tw'imifungo turi kwishakisha hariho ko yabaguze miliyoni 125 barangije bashyiraho abakinnyi Manchester yaguze bashyiraho ba Varane namunoza twumvikana Arsenal wenda mbyo no kwiga mu kanya twebwe turi nk'abafana tutazi ngo amakipe afite gahunda ki sibyo ariko Arsenal ntabuze gahunda yayo siko bimeze uceko yakishwe gahunda ya Arsenal yo gusohoka nta irimo Arsenal iri muri amakipe akinira kudasohoka nusika mubaza uyu mwaka ntizasohoka no muri championnat ni yanyu ni ya 20 ziko nubuta ubizo ngo ka championnat yarangiye ubu mbega iri mu makipe arwanira kutamanuka birangiye itimanuka nuva ngo biko equipe itafite gahunda abantu basenga rero musengera Arsenal ariko ko Arsenal ejo bone nabonye umuntu ari kuvuga ati Arsenal twayibwiye kwamamaza Visit Rwanda ntabwo twayibwiye gukina nk'Amavubi kuko umubwira impamvu Arsenal sibo nka Thierry abantu nk'aba Ozil Mesut Ozil Adebayor ntabwo sawa komeza reka twicire mu matransfer agiye akomeye yabaye tureke ibya Arsenal muri rusange yagiye igura imifungo. Abakinnyi bagiye bakomeye bagiye bahindura amakipe ni Antonio Griezmann twamaze kuvugaho mu kanya watijwe muri Atletico Madrid. Hari abakinnyi nka Berlin uyu Hector Berlin wakiniraga Arsenal yatijwe muri Real Betis. Hari abakinnyi nka Eduardo Camavinga mu mediateur ukomeye cyane wagiye ushakishwa n'amakipe menshi cyane ukira Rennes ubu ngubu yerekeje muri Real Madrid. N'umukinnyi wagiye avugwa mu makipe agiye atandukanye Eduardo Camavinga yamaze kwerekeza muri Real Madrid niyo yagiye. Abandi bakinnyi bagiye ni umukinnyi ukomeye cyane Camavinga ni umukinnyi ukomeye cyane mu mediateur kari burateri kabisa hari abari gukasa cyane imikasi bivuga. Hari abakinnyi bandi bagiye bakomeye twavuga harimo Moise Kean uyu rero ni ntizanyo ya Everton yari ari uramuzi cyane mu ikipe ya PSG akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Juventus ariko akagenda nk'intizanyo ni Juventus kugeza ubu ngubu iri gustragoringa ku bijyanye n'agafaranga ikiri gukora no gutira. Juventus nayo yasinze ega amakipe yakoga mu kanya twebe turaho tutazunga ikipe ifite gahunda sinkubeye kwa Juventus birago Daniel James yavuye muri Manchester United yerekeje muri Leeds United yahozemo kandi iyo ugiye gusimbuka usubira inyuma ari muri Manchester ikibazo ntabwo uri kuboneka agomba kugenda nyine akaba yajya mu ikipe iri ku rwego rwe akazamura urwego. Okay, nigendere nawe naje kugeza muri rusange rero icyaranze iri soko ni Messi wagiye muri PSG isaka yabaye ndende na Cristiano wagiye muri Manchester United. Asa batipe buriya bacaho ushobora abagabo Cristiano asibe kwiyo byonyine n'izina ryabo abatipe rero niba nigendere ntacyo atamakipe yabo ko abatipe mpamvu nyo bakigendera. Ronaldo yaje muri Manchester avuye muri Portugal Sporting Portugal ni yavuye no muri Portugal gatatu nibyo aramo 2019 yerekeza 2019 ajya muri Real yerekeza muri Real Madrid avamo ajya muri Juve muri 2019 none aragarutse yerekeza muri Juventus none agarutse mu rugo agarutse muri Man U agira ati rwose nk'inzozi zibaye impamo kuba agarutse mu rugo ashimira cyane Alex Ferguson ati rwose uri umubyeyi mwiza. Abatipe rero
ibigarukiye rega abakinnyi barakoze nkaburiye n'impamvu benshi mwese yashize bati kuko babo baha amakipe yabo nk'urugero Shikachaje Drogba ava muri Marseille yaraje ajya muri Chelsea akina aravaje muri Shanghai Shinwa akoga muri Chelsea aragaruka n'ubundi donc ibintu mu Rwanda arega no mu buzima busanzwe ibi natwe rero bitwigisha warakoze ahantu neza warabanye n'abantu neza usubirayo nta rw'igiye kwera natwe twakabyigiye nk'urugero birawe ko equipe no mu Rwanda ifata umukika mugumana igihe cyose Misi yashize no bari nk'aba Karekezi ba Jimmy Mulisa ari kureba yafata equipe umwaka umwe ibiri akagenda ariko akava yari aba akagenda akujitse byijya ibi niyo mpamvu yagikiza aperi cyo abantu baketse kibubaha bahagaze bubaha ugasanga rero bakayiranga cyabubaha n'ubundi ariko natwe yakatwije kuva mu kazi ukagenda utanduranije no mu kazi bisanzwe ukabana neza n'abantu bakoranaga ku buryo wagaruka unisanga yagize ati rero murabizi nkunda Manchester United ati rukundo nayikundaga rwose ntago rwigeze rumba kure muri rusange na magambo meza cyane yanashimishije abakunzi ba Manchester United reka rero n'amakuru tuyasoreze hano Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ariko kandi urabizi kuri Mugisha Group Time horana karibu duhora twiteguye kuba twakakira tukaganira tukungurana ibitekerezo ku mupira ubwo nta mukanya ku Mavubi dushimira rero n'abadukurikiye mwese aho muri tubifuriza ibihe byiza tubifuriza amahoro n'amahirwe ndetse n'impagarike n'ubugingo ciao 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 ciao